yabwiye intumwa ze ati uko bangenje niko namwe bazabagenza. Banyarwanda banyarwandakazi bakunda ibindirimbo zo guhimbaza Imana, ndavuga mwebwe mutuye mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Umubyeyi yise umwana we Niyipanga, maze undi nawe aramuseka cyane ati ubwo ntabwo uvuze n'ijyana mu Kinyarwanda. Undi ati reka reka, ahubwo nari nkuzaniye inkuru nziza kugira ngo upange gahunda zawe zidasobana. Last Voice Family Choir yo mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Kigombe ho mu majyaruguru y'u Rwanda yabateguriye igitaramo cyo gushima Imana gifite insanganyamatsiko igira iti Igenamigambi Grand Concert. Ni tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 2024 ku rusengero rwa Kigombe guhera saa 8 zuzuye, aho bazaba bashyira ku mugaragaro indirimbo zabo DVD volume ya 2 ndetse na audio volume ya 2 yitwa Igenamigambi. Yemwe ndabizi tuzaryoherwa cyane kuko tuzaba turi kumwe na korali abakurikiye Yesu Family Choir yo ku Kacyiru. Right Family Choir y'Urubavu. Intwari za Kristo ya Kigombe. Ndetse n'imandi iheruka yo ku itorero rya Maya. Icyo gitaramo nshuti yanjye kizaba kiri live kuri YouTube channel ya korali yitwa Last Voice Family Choir Kigombe SDA Church. Yewe reka bakumbuze kutagera muri icyo gitaramo ni igihombo. Reka tugambirire twese tuvuga tuti tuzaba duhari.